kinege mbabwiye so kubundi ririnda zikare ngo ubugoryi ariko nerese byanje bakazurira zibanginya man kandi nango bucucu gira man mbabwira abere gusa ninjoro man ndatora ngo ni inyama neza nego ubuzima ndagaza musuka mbaye guri tugiye Everino yazite ni cyangwa tama no twirarira umuntu wagutije iyo myenda shinaye wakunyaje nese kwibuza mu bwema nubwo twirarira man turakenye ni wowe ukenye gukena ni mu mutwe man irinda zose rasta ngo ni nace man irimwe na tukarega bana twebabe bizaca mama bizaca rero ziracyane yibuza kundeba aso wakizanye wa mbase man igitekerezo ngo nane bana ukuntu hameze sibyo siyajagaye man reba imbabura hanze sibyo ibintu byose ni muri pubere man turakenye sibyo subyemera nakuri kusa kuko batacana uti no kumamaza none se urutijyana ese ngo utijyana iwanyu kwa mama wawe uzahameze akose nagongera ubwaye mu kigunda ubuzima ndabunaga none ushaka kutijyana nando ukuntu ameze ngiye muzanye hano ahita ngatira ndabizi uzi ukuntu amweretse ariko azi ko ufite ifungo rya azi ko ahubwo nizo no mu Bwongereza reka utiraririye mu byakunda mwese ushaka kumujyana mfite inzara ya hatari bajya kureba Christmas kaniza hari ahantu abamani ko hameze neza reba Everine banamba uturuka muri Murangi aho kwa munga yes irani ngamani yambe ni Murangi biyambika do hano bimwira niba nyine gutira niko bigenda njye kuyigabanyije ndatari yanjye ne Murangira bakwici bagone biba muje nayigabanyije nkamurabura man bose ubwira please rum sufite nimero z'icyanze go yenye bwa Kristo nizo gato bitirana ni makwirikirana bebina ari gutushamije ngo nimero zose ma ndazifite ubu nani ngajya na job man nashobora kumusanga mu rugo mwese uragenda gute n'imvura iguye imvura man imvura izo mvura kanyagiweho hapi bamwe ngaho cyana imvura awa ndetse isigiye yaba babura na kanganga ngewe ma usigenda usigenda hako natemo man kumanga wenye mana yo kushaka reka kwiyemera kwa man ngo bitamwe hapo byaku nari no kuraza kundaburanye Kristo we Kristo ndakumva precious ni sawa umusa nagiye sema usanze naringiye kabisa ngiye ku kazi nakeneye ugiye ukazi naringiye ku kazi umva se mana man nira bo man ngomba kumfasha hanga man nawe muntu nyine kwisi byagenze bite se mwana mezere man urabona ko mbamagaza nyeto bona ko ari Everine nambaye ariko mbona ndakubona numbona unde cyangwa mbere neza nako man sinaguhisha kabisa man anguyeho indesi inde byagenze iyo byataye ngo ndagukeneye ku rwego rwo hejuru umva ukuntu bimeze neza ndakumva urabona ko nambariye muri Murangi Everine ariko wayibonye sha umva ukuntu bimeze man urabona ahantu tubona karira bose sha ndahazi kabisa turabasani ariko nta kintu tuba turi usubize man rero ndagukeneye gute se ubona kuri ingagare se ahantu hameze neza man ifite cyana niba ari cyanyarutarama niba ari cyo mu Kiyovu ugiye kurya icyana se aho ubimenye gute none se ubimenye gute nyine ubufasha umubwiye se nubwo kugufasha kukirya amafaranga mwatse nta kintu mwatse kindi wowe reka kira cyana kigire ngo mba hano man nyine nta birenze nyine we niza getoto nicyo nashaka kuvuga umusa ntacyo nakwima kabisa man nyine iyo ngingo niba ariyo ni inyamibwa mugejeje haratuba yatangatira neza neza ariko rero nurangiza umuze kongera muhakorera isuku yasibize se man kuzi nyine nta kibazo ndanakwizeye nk'umuntu wigiye nyine tambikwakwanya we gusa kunkora ku kantu man ukantu nkoreye man ingenzi man nanjye kanjye mu kazi kabisa ariko rero
mve mu kazi nsanga wasoje kandi nyine tipfubye Imana ibwiriza kurira njyewe Ndakwizeye. leta mbikurikirana man kandi mva Imana kirisa man Eh, ngufite ku aya ntari bumusa Alo? Baby bite? Nese ko nagize handi wambwiye. Arakayira ndi kubona kakandi wambwiye ariko ncamo. Okay sawa nta kibazo ndaje. Okay. umeze neza cyane nari ngukumbuye Meze neza. meze neza Nari ngukumbisha. nawe Meze neza. wambaye neza Really? cyatari Thank you. ni hano hepfo nyine ndazi ariko nyine nawe iyo mubonye bitamera nk'igishushu maze kanya ibintu nabaye nk'ikigo kumara kukubona
bro kumeze nk'umuntu wayobye se hari ubufasha naguha nkakurangira. Nshaka kumenya hari ikihe kibazo. Nta kibazo gihari ariko. Ikibazo kirahari utari kumbwira. Ni gute twaturutse rugura ku muhanda dutambika tumanuka ikibazo yari ni iki ntago uzotuye. Nshaka sobanurira. Aho niyo nahibagirwa njyewe. Tugiye kuhagera. Ni hehe? Ntago nongera kurenga hano utanyetse batugiye. Okay. Sobanurira hari ikihe kibazo. Ntago uri kunyumva. Okay. Nyine tega amatwi ngusobanurira. Mbwira nyine. Nese watse nkagufata uko. Ndakora. Mbaye ukuntu bimeze. Nyine ngiye kukubwiza ukuri none nakubeye sibyo. Nanjye no karitse ndi mushyashya ntabwo nari mamenyereye. Uhimukiye vuba. No ntago ari uko bimeze. Yewe hano ngiye ntuye. Hano ntuye. Ntabwo nyine kujyana ngo heme. Ushatse kumbwira ko natiye inzu. Ninatinze nyine muri no karitse. Oye, simwe bamubwiza ukuri se. Njye natinze kugira ngo. Njye natinze muri no karitse. Ukumva nkuzanemo nyine kubera ko nawe urabizi. Sibyo ahantu dutuye hano bwabona hano kandagira. Watinze kugira ngo njya kugusura. Nyine kumusobanurira. Nanjye ndi mushyashya rwose. Wimutse vuba? Oya nari. Nyine hari umutuzo cyangwa ese ufite ikihe kibazo maze no kurambirwa njyewe wangatisha tugeze hano turahagaze none ubu nyine gusobanurira ukomeze dukate se nyine gusobanurira ufite kubonye kumva yewe no karitse nane nyine ni umuhungu utuye muri no karitse yani ni inzu yo kuza kugira ngo usubiremo ubuceceka none watinze si ibintu bisanzwe urambwiye ngo watinze njye mu nzu y'abandi kandi ufite inzu yawe ariko uzana dutuyeho ntabwo nagute. Okay, watumye gukundira iki niba uzi ko ahantu wabaga ntashobora kora. Nyine umunsi byagenze neza uzahagera ntushaka kujya muri kariya kavuyo. Ntabwo wabona amasandagira rero nahisemo gufata mu karitse yanjye mujyana ho kuza. Watinze ngo usura mu nzu y'abandi. Ibintu bisanzwe. Ko kitanyereka huba. Ntabwo wabona ahantu ukandagira sinabikubwiye. Akazi kangana gutyo mbyitayeho. Nanjye ntabwo makunda. Bana n'undi muhungu hangana gutya se. Never mind. Ibyo kuvuga ngo watinze ntuzanamenye ntagarike. Ngiye nagiye none nibagwa. Byabaye bizura nibagirwa ko nshaka kujyana ahantu kera. Nakubwiye imyenda ukuntu wameze. Niko mbishaka njyewe. Kandi uko wenda kuza kurereza mbaza n'abantu hano. Ubaza aba. Iteza igipangu cy'ubururu. Igipangu cy'ubururu bino byose sura bizenguruka. Nawe ufite mbare. Ntabwo nakumva mu mafoto. Wasma arajagara izirangana na kano kantu gatarege. Niwo nshaka tu. Rero ikindi birenze kuri byo nshaka. Tugenda. Nshaka kujyayo. Apara ndi muhungu. Ngewe ntabwo nakujyana hari ahantu nabikubwiye ni mu kavuyo. Sibyo? Turajya he? Aho wari kunjyana wahibagiwe. Turajya he? Okay. Nyuma y'ibintu byose bibaye se kubibonye nawe bibonye nakubwije ukuri nta kintu nakubwiye bigende gute. Bebe nakubwiye ndagukunda. Nshaka kunjyana iwanyu aho wanjyana hose ngenda hemeye. Tugende aho bari ujya kunyereka. Nese turaguma ku muhanda. Tujye. Yego nibyo. Tujye nta kibazo. Yego nibyo nshaka. Wow. Ni byiza ndabikunze. I told you. Sibyo.
humura ubuzima bwose urimo tuzabanamo ndagukunda ati ntabwo ufite ibintu kuba utafite genda gukunda sibyo yene uri kumbe oya shirindo ndetse rero nari ngukoreye sije rero nari ngukoreye uretse gato rero nari ngukoreye sije nyuma y'ibyo ngibyo bacho ubwo gumaze umundi cyangwa ugiye kunda anavushe shirindo uramunda Kinago wahabonye neza hano dutu no nahabonye nahabonye shiri nahabonye aho niba wahabonye tugenda tujye mu tujye mu tujye mu bebe wapi ikibazo shiri iki ni icyo butagwamo okay hano dutuye nyine arabyihangane bana n'undi muntu wekeve Yo! Wirangaza mani, hano aborosi ukuntu abasa mani. Bebe nyine amusore ntago munzaca basane. Warasaze nese mani cyazi nawe nese kumuzanya hano mwana. Bebe ingu yitwa Keve turabana. Keve ingu yitwa Keza. Shira. Nese kumuzanya. keve bit Isa. Kwa Chris byanze se. Kirises. Man cyazi. Tubyore mani. Nese umuzanya nta nagasuku naki. Usari injira mu nzu meze gutyo ajyamo ikiraro kihe. None mubaza niba yemera nese kari ngiye uri koza ngiye none Kanze nagatebe mwicarira abanze n'isugi. Man. Bebe ari kibazo. no nta kibazo twajya mu nzu nta kibazo Nk'ibyanyu birabareba nzeka nigende. Man gusa ukoze ibintu by'ubudama. Nifeke mwana. it's okay